suddenly terrified by my black bag. Expanses of the Amazon rainforest. Ants engage in a fascinating array of activities that sustain their intricate societies. These industrious insects play crucial roles. Amazone ni ishyamba rinini cyane rifite ubuso buruta ubwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inshuro ebyiri zose, riherereye muri Amerika y'Amajyepfo, rikaba rikora ku bihugu 9 byose, ariko igice kinini cyaryo kingana na 64% gikora kuri Brezil. Ni ishyamba ribamo urusobe rw'ibinyabuzima byinshi birimo ibiti bitangaje, inyamaswa zidasanzwe ndetse n'imigezi igenda inyuranyuranamo. Kugira ngo wumve neza ubunini bw'ishyamba rya Amazone, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikubye igihugu cyacu cy'u Rwanda inshuro 90 mu bunini. Inshuro 90 mu bunini. Mu yindi mibare ihise yumvikana, birumvikana yuko ishyamba rya Amazone rikubye u Rwanda inshuro 180 zose. Ubwo ni ukuvuga ngo kugira ngo ubone ubunini bw'ishyamba rya Amazone, wafata ibihugu bingana n'u Rwanda 180 ukabiteranya. Nitwa Dushimimana Ozemimosa, shefutene w'ishuri Korodina. Bwira Karisiti afate igisibisha ahanagura ikibaho, namwe mwegereze udukaramu n'udukayi, ubundi mbigisha ubumenyi bw'isi. Geography. Uramutse ugiriwe ubuntu bwo kureba ku ndangamuntu ya buri muturarwanda wese, wasanga igice kinini handitswe ngo cyavutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere umwaka uyu n'uyu. Abo tubita abana ba Nida. Njyewe nawe wabona turi mu bahimbye amatariki y'amavuko kugira ngo tujye tubona uko dukora isabukuru nk'abandi bose. Impamvu nyamukuru y'ibyo byose tuvuze ikubiye mu nteruro imwe gusa. Nta foto, nta video, yewe nta bubiko bwiza bwabyo, nta cyabaye. Waba wifuza aba MC b'abahanga, abatahira bamize umuco bunguri, abatetsi se babizobereyemo, amafoto na video bikoranywe ubuhanga ndetse n'ibyuma bikodeshwa, bande, itorero basusurukiriza ibirori, ibyo byose muri Asimilado Company tubikizeho. Kuri babandi baba hanze cyangwa baba bafite umwanya mutoya, tubategurira ibirori byanyu byose, mwebwe mukazaza muje kubyitabira gusa. Dore ibyiza byo gukorana natwe. Igiciro kirahendutse cyane. Iyo turangiye ikiraka tuguha 7.5% by'ayo twumvikanye n'umukiriya. Tukuzanira icyamamare icyo ari cyo cyose wifuza mu birori byawe. Bitewe n'ingano y'ibiraka waduhaye, tukongeza kugukorera indirimbo mu buryo bw'amajwi na video ku buntu, uzatunguza umukunzi wawe ku munsi wanyu. Ibyo kandi biherekejwe no kuba dufite ububiko bwizewe, mu myaka iyo ari yo yose washaka kongera kubona ibirori byawe wabibona. Mutugane kandi mutuvugishe kuri izo nimero mureba kuri sikirini yanyu. Ibitangaje ku ishyamba rya Amazone. Amazone ni ishyamba rinini ku isi, ririmo byinshi bitangaje ndetse binateye ubwoba, harimo ibiti bigenda, amazi ashyushye, ibikeri bibonerana n'ibindi byinshi. Ibiti bigenda. Mu ishyamba rya Amazone harimo ibiti bitangaje ku buryo bimwe bigenda, ari byo bita walking palms mu rurimi rw'icyongereza. Ibyo biti ntago bigenda nk'abantu, ahubwo bigenda buhoro buhoro,
kandi mu gihe kirekire ku buryo iyo igiti gishaka kumera imizi yacyo itangira kugenda ishakisha urumuri rw'izuba mbere y'uko igiti kizamuka, ku buryo gishobora kuva kuri metero imwe kikajya kumera muri metero 20. None se kandi wigeze wumva iby'inzoka yitwa anaconda iba muri iri shyamba rya Amazone? Anaconda ni inzoka nini cyane ku isi kandi zitinyitse. Bivugwa ko izo nzoka zatangiye kuba ku isi mu myaka irenga 1000 yashize. Izo nzoka kandi nta bumara zigira, ahubwo zitinyitse kubera imbaraga n'ubunini bwazo. Inzoka za anaconda ziri mu bwoko bwinshi kandi ziteye ubwoba, ariko izizwi cyane ni iz'icyatsi kibisi. Anaconda niyo nzoka nini ipima ibiro byinshi ku isi, kuko iyo ikuze ishobora gupima ibiro bisaga 250, ikagira n'uburebure bwa metero 10. Ibiro 250 n'uburebure bwa metero 10. Nugira ibyago ugahura na anaconda, byaba byiza wirukanyiye ku butaka kuko igenda buhoro, ariko wibeshye ukajya mu mazi ibyawe bizaba bikurangiranye, kuko umuvuduko wayo mu mazi ni nk'umwambi urashwe kure neza neza. Anaconda yikundira kurya ingurube z'ishyamba n'utundi tunyamaswa, ariko bikaba gake cyane ko iyo nzoka irya umuntu, dore yuko batanahura kenshi. Iyo iriye ikintu igahaga, imara ukwezi kose nta kindi kintu irya, kuko ifite uburyo ibika mu nda. Inzoka ya anaconda ibona neza iyo hari umwijima ukabije, kandi izi kwihisha cyane, ku buryo ishobora kwigira nk'ibuye cyangwa umugina, ukagenda ukayicaraho utabizi. Ni zimwe mu nzoka zizobereye mu kuboneza urubyaro cyane, kuko zimyana mu kwezi kwa 5 n'ukwa 6 zikabika amagi mu nda, ikabyara nyuma y'amezi 6, kandi mu buzima bwayo ibyara hagati y'ibyana 30 na 40 gusa. Nyumvira nawe iyo myanzuro itangaje zafashe. Mu mezi 12 agize umwaka yose, zikimyana mu kwa 5 no mu kwa 6 gusa. Amezi 2 gusa mu mezi 12. Biratangaje pe. Ishyamba rya Amazone rifite intozi zitangaje, ku buryo iyo uriwe n'urutozi ugira ububabare bungana no kuraswa isasu mu kuguru, kandi izo ntozi zifite ubumara butuma ubyimba umubiri wose, guhera ku musatsi kugeza mu bworo bw'ikirenge. Muri Amazone kandi harimo isamake bita electric eel. Ni isamake nini ishobora gupima ibiro 21, ariko igitangaje iyi samake iba yifitemo amashanyarazi mu ruhu rwayo. Iyo ukoze ku gice cy'umurizo cyayo, ukubitwa n'umuriro udasanzwe w'amashanyarazi, kuko uba ufite volte hagati ya 300 na 650. Icyakora izo samaki ntabwo zishotorana, ariko iyo ingona igerageje kuyirya cyangwa kuyifataho, ihura n'ikibatsi cy'amashanyarazi igataha yimyiza imoso. Victoria amazonica, ubwatsi bw'igitangaza. Muri Amazone Forest habamo ubwatsi bwitwa Victoria amazonica. Ni ubwatsi bunini bumeze nk'urufunzo, akenshi usanga bureremba hejuru y'imigezi. Ibyo byatsi kandi bishobora gukoreshwa nk'ubwato, ku buryo niyo wakwicara hejuru yabyo ukomeza kureremba nta kibazo cyo kuba wampira nkeri. Umugezi munini uri mu ishyamba rya Amazone, nubwo huzuyemo inzoka za anaconda, hakabamo isamake zifite amashanyarazi n'ibindi bikoko biteye ubwoba. Hari umugabo waciye agahigo, yoga umugezi umwe arawambuka. Umugabo witwa Martin Stray mu mwaka wa 2007 yakoze ibintu bitangaje, yidumbaguza mu mugezi wa Amazone mu minsi 66, ariko ashyirwa arangije umugezi wose.
yakoreshaga amasaha 10 ku munsi yoga agana imbere, kandi abizi neza ko habamo ibiremwa biteye ubwoba, anyuramo kugeza awusoje. Uwo mugabo isi yose twamukuriye ingofero, tumwandika mu bitabo by'abantu bakoze uduhigo tudasanzwe. Nubwo iryo shyamba riteye ubwoba, bivugwa ko rituwemo n'ubwoko bugera kuri 400 bw'abantu, baryiberamo hagati kandi bakabona ibyo bifuza byose. Gusa bamwe mu batuye muri Amazone babayeho batazi iby'isi dutuyemo. Nitwa Dushimimana Ozimimosa. Abakunzi bacu, ubutaha tuzabagezaho ubuhamya bw'umugabo ukomoka mu gihugu cya Bolivia wari waraburiye mu ishyamba rya Amazone, wahishuye uko yaryaga udusimba akananywa n'inkari kugira ngo ashire inyota kandi ubuzima bushoboke. Imana ibarinde. Ciao ciao. Uramutse ugiriwe ubuntu bwo kureba ku ndangamuntu ya buri muturarwanda wese, wasanga igice kinini handitswe ngo cyavutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere umwaka uyu n'uyu. Abo tubita abana ba Nida. Njyewe nawe wabona turi mu bahimbye amatariki y'amavuko kugira ngo tujye tubona uko dukora isabukuru nk'abandi bose. Impamvu nyamukuru y'ibyo byose tuvuze ikubiye mu nteruro imwe gusa. Nta foto, nta video, yewe nta bubiko bwiza bwabyo, nta cyabaye. Waba wifuza aba MC b'abahanga, abatahira bamize umuco bunguri, abatetsi se babizobereyemo, amafoto na video bikoranywe ubuhanga ndetse n'ibyuma bikodeshwa, bande, itorero basusurukiriza ibirori, ibyo byose muri Asimilado Company tubikizeho. Kuri babandi baba hanze cyangwa baba bafite umwanya mutoya, tubategurira ibirori byanyu byose, mwebwe mukazaza muje kubyitabira gusa. Dore ibyiza byo gukorana natwe. Igiciro kirahendutse cyane. Iyo turangiye ikiraka tuguha 7.5% by'ayo twumvikanye n'umukiriya. Tukuzanira icyamamare icyo ari cyo cyose wifuza mu birori byawe. Bitewe n'ingano y'ibiraka waduhaye, tukongeza kugukorera indirimbo mu buryo bw'amajwi na video ku buntu, uzatunguza umukunzi wawe ku munsi wanyu. Ibyo kandi biherekejwe no kuba dufite ububiko bwizewe, mu myaka iyo ari yo yose washaka kongera kubona ibirori byawe wabibona. Mutugane kandi mutuvugishe kuri izo nimero mureba kuri screen yanyu.